Shalom, 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 shalom. Igitondo cyiza, igitondo cy'amahoro n'umunezero ku buzima bwawe. Ese waramutse neza? Yandizera nashidikanya ko Uwiteka Nyiringabo Imana ikiranuka yakurinze. Nanjye rero yandinze ndamahoro ndashima Umwami Yesu kubw'urukundo n'imbabazi ze. Tugeze muri kakanya kacu kawaramutse na Muhoza, reka dusenge Imana kugira ngo ibane natwe. Imana nziza, Imana ikiranuka, Imana ishoboye byose, nguciriye bugufi imbere y'amaso yawe, ndakwinginze ijambo waduteguriye muri waramutse uyu munsi Papa, urisohoze wibwirire ubwoko bwawe icyo ushaka ko bwumva. Njye nawe ndiwe, nta n'icyo ndicyo, ntacyo nageraho nagufite. Ndakwizeye, reka nkubere microphone wirangurure Papa. Ndakwizeye ko ugiye kumpa imbuto nkazitera, n'aba bavandimwe babakurikiye waramutse Yesu, uyu mushiki wanjye, uyu murumuna wanjye, uyu mukuru wanjye, uyu mubyeyi wanjye udasiba kutwereka urukundo. Ukurikira Muhoza TV, ukurikira waramutse, ndamusabira kugira ngo ubutaka bwiza imbuto wamaye nyitere mu mutima we kandi igire icyo ikora Yesu, amen. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi tugiye kuganira ukuntu wasimbuza ubwoba kwizera. Akenshi tugira ubwoba ko bitewe na situation turimo, akenshi tukumva wenda ngo ibyo turimo ntibizasucceedinga, ngo ninde wanyemera, ninde wankunda, niki nzavamo, bikadutera ubwoba bukomeye. Hari story yagaragayemo ubwoba bukomeye mu bantu batandukanye kandi yari situation yabereye icyarimwe. Ni event cyangwa se ni igikorwa cyabaye cyo kuvuka kwa Yesu. Buriya kuvuka kwa Yesu nta muntu mu bantu benshi babaye concerned n'ivuka rya Yesu byarabadisturbinze cyane. Urugero tugiye duhereye kuri Maria, yari umukobwa wifashe w'isugi, utazi umugabo, utarigeze aryamana n'umugabo, yari bride cyangwa se yari umugeni uri gutegura ubukwe n'umugabo we. Marayika aramubwira ati uko bireba warasamye cyangwa se ufite inda y'umwuka wera. Nawe wibaze ubwoba wagira kuko wasobanurira fiancé ngo twite inda y'umwuka wera, cyangwa umuryango wawe, cyangwa inshuti. Ni ibintu bitari byoroshye. Si we gusa wagaragaje ubwoba. Byonyine ibaze kuba Yosefu wararambagije umufiancé wawe, ubizi imyitwarire ye ukuntu ari myiza, ubizi ko mutigeze munakora ikosa ryo kuba mwaryamana mbere yuko mubana, akaza akaguhingura ati ubu ndeba mfite inda kandi niyo mwuka wera. How can you explain those things to your friends? Ni gute ibyo bintu bisobanura ku muryango we cyangwa ku nshuti yawe? Biragoye cyane. Undi mugabo wagaragaje ubwoba n'umuntu bita Zakariya. Zakariya Imana iramusanga. Zakariya yari umutambyi, iramusanga, imaze kumusanga imubwira ko azabyara. Yaramaze igihe kinini asengera urubyaro yararubuze, ariko aravuga ati inkuru sinshobora kwijyanira umugore wanjye, shaka kumurwa amenyo. Igihe cyose twapfukamiye, imyaka ibaye myinshi ngo ngiye kubyara. Agira ubwoba, andagira mubwire ngo sibo bonyine gusa, kuko na Herode yagize ubwoba. Yagize ubwoba cyane kuko yari azi ko Yesu avutse aje kumukura ku ngoma. Muzi story yuko yishe abana b'impinja batarengeje imyaka 2 yose, yagiye agerageza kubica, azi ko na Yesu ari bupfiremo. No kuvuga ngo ikiriya gikorwa abantu bagize ubwoba benshi. Gusa nusoma neza uzasanga umuntu bita Maria, angel aramubonekera cyangwa se marayika aramubonekera akambwira ngo witinya. Yosefu nuko witinya, Zakariya nuko witinya, n'abungeri, hari abungeri, bari abungeri aho Yesu yavukiye mu muvure, nabo babonye umucyo mu ijuru. Marayika aramubwira ati mwitinya. Nuvuga ngo anytime dufite ubwoba, Imana yo ishaka ko tutagira ubwoba. Niyo mpamvu marayika yamanutse mu buzima bw'umuntu amusaba kudatinya. Amen. None ushobora kwibaza ni gute na replacinga cyangwa se ni gute nasimbuza ubwoba ukwizera? Ikintu cya mbere ugomba kumenya ni uko ubwoba burya ari umwanzi wawe ukomeye. Ubwoba ni umwanzi ukomeye. Niyo mpamvu iyo ukundanye n'abanyabwoba ugira ubwoba. Niyo uhaye amaso yawe ibintu biteye ubwoba ugira ubwoba. Either ibintu ureba kuri televiziyo, ibintu wumva mu matwi yawe, iyo ari ibintu kenshi bikura attention yawe bigutera ubwoba ugira ubwoba. Ejo hawe nzaba meze gute, nzabaho ninde uzanshaka, ninde uzangaburira, ninde uzampa akazi. Ibyo byose bikagutera worrying. Ariko uyu munsi nguzaniye igisubizo, umuti
w'ukuntu wa replace cyangwa se wasimbuza ubwoba ukwizera. Amen. Ikintu cya mbere cyagufasha gusimbuza ubwoba kwizera ni ukurekera guha umwanya amajwi agutera ubwoba, cyangwa se ni ukurigerageza gukura icyanya cyitwa ubwoba mu mutima wawe, ukabanza ugasobanukirwa ko ubwoba ari umwanzi wawe kandi ubwoba Imana itabukunda. Ubwoba ubundi egare ni nko kutizera. Ubwoba ni opposite yo kwizera. Nuvuga ngo ni nko kutizera. Umunyabwoba burya ntabwo aba yizera, kandi kutizera ni icyaha. Umva icyo ijambo ry'Imana rivuga kutizera. Imana ikomeze guha umugisha cyane, ikomeze kunezeza gukurikira Muhoza TV, kandi ikomeze guha umugisha mu buryo bwose. Reka dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abiroma mu bice 12:23, haravuga ngo ariko urya ushidikanya wese abaciriweho iteka kuko, reka dusubiremo rimwe, ngo ariko urya ushidikanya wese abaciriweho iteka. Amen. Ni ukuvuga ushidikanya abaciriweho iteka. Numanza kumenya yuko gushidikanya cyangwa se ubwoba mu buzima bwawe Imana ibona nk'ikizira, cyangwa se ufite opposite yo kutizera, uzabona yuko udakwiye guhora uha umwanya amatwi akubwira ko udakwiye kwizera, ukwiye kugira ubwoba. Ikintu cya kabiri aricyo gikomeye cyane, ukwiye gusalendinga ubuzima bwawe ku Mana, kandi ukabikora buri gitondo, yuko buri gitondo ubyutse ukavuga ati Mana, ubuzima bwanjye ndabuguhaye. Mana, ibiba byose biba biri mu mugambi wawe. Mana, uyu munsi unsindishirize. Mana, nagira ikintu na kimwe gikurura attention yanjye ngo kinere ubwoba, kuko nishingikirije wowe. Kandi data ngo abakwishingikirije bose ngo bameze nk'abantu ngo bubatse inzu zabo ku rutare. Ngo kandi data si ibyo byonyine gusa, ngo nk'uko ugose imisozi, nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ngo ni kuko si ubuzima bwanjye. Buri gitondo jya uhora uhereza ubuzima bwa Imana, uvuga ati Imana, any situation, ikibazo cyambaho, uwanyihakana, uwanyanga, uwandwanya, ngewe ubuzima bwanjye mbushyize mu biganza byawe. Umva icyo ijambo ry'Imana ribitubwira. Haleluya, haleluya. Imana iguha umugisha cyane. Umva Mariya ikintu yavuze. Mariya aramubwira ati dore ndi umuja w'umwami Imana. Buri gitondo jya uvuga ngo dore ndi umuja w'umwami Yesu. Buri gitondo jya uvuga ngo dore ndi umugaragu w'umwami Yesu, niba ushaka guhinduza ubwoba ukwizera. Amen. Reka twite tunasoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko ibice 12:30. Nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Ujye ubyuka all your life, ubwenge bwawe, imbaraga zawe, ubugingo bwawe byose ubisalendinge ku Mana. Uvuga ati Mana, uwanyanga, uwancikaho, uwanuka, uwanyishyiramo, uwambeshyera, ibyo byose guhomba, everything, ikintu cyaba mu buzima bwanjye bwose, ngewe nsalendinze ubuzima bwanjye kuri wowe, kandi ufashe icyo ushaka aricyo kiba mu buzima bwanjye. Ujye uhereza ubuzima bwawe buri gitondo. Ntabwo avuga ngo uzajya ubikora ryari. Every morning you have to surrender your life to Jesus. Imana ikomeze guha umugisha. Ibyo bintu bibiri bizirikane. Ahari ubwoba Imana irahindura umunezero, irahindura ukwizera gukomeye. Tugiye gusenga. Reka dusenge. Mana nziza, Mana yo mu ijuru, Imana ikiranuka, urakoze kubw'amagambo waduteguriye uyu munsi. Data, uratubwiye ngo reka ubwoba tubusimbuje ku kwizera, kuko utajya utererana abakwizeye. Uyu muvandimwe, uyu mushiki wanjye, uyu murumuna wanjye, uyu mukuru wanjye, uyu mubyeyi wanjye udasiba kugaragaza urukundo gukunda kurikira Muhoza TV n'ibiganiro byayo, ndakwinginze ngo ubwoba ahari ubwoba hasimbuze ukwizera. Ukomeze umwibutse yuko akwiye guhereza ubuzima bwiwe wowe, kuko ari wowe ubugingo kandi ari wowe wamuremye. Ijambo ryawe rirambwira ngo byose byaremwe nawe kandi biremerwaho. Uyu muvandimwe yaremwe nawe aremerwaho. Reka umuhe umugisha mu byo akora byose. Uyu munsi umbere umunsi w'umunezero, uyu munsi umbere umunsi w'ubutsinzi, uyu munsi umbere umunsi wo kwakiramo. Amen. Imana iguhe umugisha cyane. Ndagusaba kubw'imbabazi z'Imana, don't forget to do subscribe kugira tujye tubasha gusharinga ibiganiro byacu, ube uwa mbere kubibona. Ukore subscribe, ukore no kuri notification, kandi usharinge rino jambo niba wafashijwe kugira rifashe n'abandi. Imana iguhe umugisha cyane. Muhoza Olivier, ndagukunda cyane. Gusa Yesu Nyiringabo, umwami w'abami, wapfuye akazuka, akaba ari iburyo bw'Imana Data, atwingingira twese ngo tuzabane nawe mu bwami bw'Imana, agukunda kurushaho. Shalom, shalom, ciao, ciao.